Ngwere urtegamirwa n'ibigori nyamuca mu gitaro mu gitondo kigatanga ndavuga n'amatira tunazo tumaze bakize kwita abantu murangi w'u Rwanda sabanima umuco wacu hakinyarwanda ntabwo twawutaye tuzawukomeza turi mu majyambere y'umuco mwiza igihugu cyacu cyateye imbere aye umuco ntugacike. Ngwere urtegamirwa n'ibigori nyamuca mu gitaro mu gitondo kigatanga ndavuga n'amatira tunazo tumaze bakize kwita abantu murangi w'u Rwanda sabanima nongeye kubasuhuza kandi ndabakesha imfura z'i Rwanda bene Imana bene irage bene imigisha ndabasuhuje cyane. Iyi ni ya Boss TV nk'ibisanzwe musanzwe mumenyereye, murabizi ko umuco wacu wo gutumira abataramyi tukaganira kuri gakondo yacu ku muco wacu ari intego twiyemeje kugira ngo dukomeze tuwusigasire ntugacike mwamfura mwe ntugacuye kandi hari bene Imana bawushyigikiye. Niyo mpamvu rero ngira ngo mwababonye abasore batangiye bikora mu mitana bibwira abatanazi, murabona ko rwose babukereye n'amakondera yabo. Wenda hari abadukurikiye batari bazi ko biriya bikoresho bafite ari amakondera. Nagira ngo abasore bacu tubakire bariyakira nko muri gakondo bo barabizi. Reka tubakire ku muyoboro wa Boss TV tuganire kuri gakondo. Inkuru y'abahungu we eko yabaha iyerugaro ngaramuma hinaye merudakangwa n'imisi we imihigwira mugombaye niyo ngabinga birwanira ishyaka ishyanga bakanyifuza kandi hari niyo ngabinga bitera bisha ubwo rw'impambe yo rwaremye impomba barampunga rirugaragara mu bimbe rukabura iminege intege zarampunze simbagikara n'ibigwari agatsindi ibiganza byanjye binazira ubwiko ubwoba nabushize kera kujya nabyirutse nzura ubugwara ubugira n'ubugwiza ndabihorana nubwo duteye kuri Nyakibungo natikuranye ingoga n'ingabo yanjye hana rimwe ntiyasubi nagira ngo ahoshe induru atava hamwe n'umutwe umutwara Nyagasante muri imbe rwanga kugwabe babaje ruhamanya bahamiriza yuko bose mbasumbye inkubito n'aburugero mbasumbye inkubito kandi nkakunda nkaramutwa rwego rutegamirwa n'ibigwa ninjye nyamuca mu gitara mu gitondo kigatangaza ni koko mumbare ndimbanza n'imihigo nta wayintanga nuko ndamuswa bene Imana bene imigisha. Urakoze cyane ngo bamwita rwego rutegamirwa n'ibigwari. Turagira ngo twakire niyo mfura muri kumwe nayo yibwira abakurikiye ya Boss TV. igihugu rutagendera ubusaro bwa mugabo cyane impinga bisaga bazanye mukari mu mbere n'umutse mu mamire kwa sukuru rakima nyako kuratera munati banza rugango cyane rwasibaye intore ndamusika rugango cyane. Urakoze cyane rugango na rwego. Ese iyo ru ibanza ni ibintu mwumvikanyeho cyangwa nta mazina y'ubutore yagiye guhurira na rwego na rugango? Bene Imana niko twamye Imana avuga yuko amazina yacu aba ari mu mibare kandi akaba mu ibanga byitwa ibare banga rugira tubanzemo nuko nguko ibintu bihura bikanihuza nuko bene Imana twamye. Murakoze cyane. Ese biri kugaragara ko umuco uri kugenda ucika unacuya ibintu byivanga biyoberana. Byatumye ntekereza cyane ndavuga nti se wenda byaba biterwa nuko kera wasangaga abantu bakomeye b'abayobozi abami abatware cyangwa n'abandi bantu bakomeye nabo wasangaga bisanga muri gakondo cyangwa bisanga mu muco ugasanga nabyo bihangano barabikora. Dufite urugero rwa Yuhimazima kangira ngo murabizi ko yari umusizi n'abandi batware ndetse na Nyirarumaga abantu baramuzi. None mubona
iki gihe ko biri kugenda bigorana usanga umuco uri kugenda ucika, byaba biterwa n'uko wenda abayobozi cyangwa abakomeye dufite budasanga bakora iyo gakondo? murakoze cyane. Wenda ku kibazo cyiza, ahanini nk'uko bivuze hari impinduka zigenda ziba, tubona umuco ugenda ucika, ariko iyo twitegereje neza dusanga impinduka ziba zijyana n'ibihe tugeramo. Nk'ubu hari ikintu cy'iterambere kiri kugenda cyaduka kandi kinakura. Yego. Ntabwo rero twakanga ko iterambere riza kandi ngo rinakure rinadufashe, ariko ntitugomba kwirengagiza ko hari gakondo, hari umuzi twashibutseho. Icyo bivuze ni uko nubwo umuco wasa n'ucika, ariko twe bene Imana, bene irage, nitwe two guhaguruka tukavuga ngo reka dusigasire uyu muco. Abayobozi rero ntabwo ari uko banga ko umuco wagumaho cyangwa bawurwanye, ahubwo impamvu ni uko umuyobozi ashaka iterambere ry'abantu, kandi muri iki gihe iterambere riri kuzana byinshi. Ahubwo nkatwe bakiri bato, urubyiruko, nitwe two gukora cyane kugira ngo uwo muco tuwusigasire, dukomeze tumenye isoko tuvomaho. Ese nkamwe mw'urubyiruko, ndabaza Rwego, nkamwe ndababona mbona mu matorero atandukanye, harimo ya kaminuza cyangwa se naho muturuka mu turere twanyu. Ese ubundi ni iki nk'urubyiruko mukora kugira ngo bagenzi banyu batisanga mu muco wabo usanga barabaswe n'uw'amahanga? Mukora iki kugira ngo nabo bajye muri uwo mujyo murimo? Murakoze cyane, ariko mbere yuko tugera aho ngaho reka mbanzirize aho mugenzi wanjye yarahereye Rugango. Ubundi umwami yajya kwima ingoma bagira bati uzayigwira uzayivira. Yego. Uzayimenera amaraso uzayitangira. Akaba rero ari we murinzi mukuru w'igihango, ari we murinzi mukuru w'umuco, ari ugomba kuwusigasira mbere y'abandi bose. Yego. Icyo ngicyo rero mwavuga niba abayobozi batakibishyiramo imbaraga, ugereranije na mbere ubona ko hari ibyagabanutse. Hari uburyo bitagikomeye nka mbere, hari uburyo bitagihabwa agaciro ugereranyije n'uko mbere byabaga bimeze. Ibi nicyo kimenyetso icyo byabaga bisobanuye, kubasha kurinda icyo gihango, kubasha kurinda umuco. Ariko dufite abakurambere mpangarwanda, abakurambere baremye u Rwanda, twakwigiraho kandi twashingiraho kugira ngo umuco wacu ukomeze utere imbere. Kandi no kuvuga ngo umuco gucika, hari abigeranya no kuvuga ngo umuco urakura, nyiravuga ngo umuco urakura ntucika. Ariko iyo umuco winjiwemo n'undi habaho gushungura. Umuco urashoboka ko watira ahandi hantu, ariko ukazana ibyiza ukayungurura, ukareba ibyiza abandi bafite ushobora gukenera, ukaba wabyongeramo, ariko utagiye ngo ukoyore byose ubizane. Nicyo kibazo kiba kibaho, nuko habaho kwigana, ugasanga hajemo nyine ko babifata byose uko biri. Ariko turashima cyane, turashima ubuyobozi buriho, hari ikigenda gihinduka gake gake. Dutekereza ko hari ikizakorwa. Umukuru rubereye mu ruharo, umwe Imana yaremye ari umugabo ikamugira urwego badashyikira, ngo ishyaka n'ishyanga bimeka bategeka. Ubona ko hari umurongo arimo arabiha. None rero ikigaragara cyo nuko none haruta ejo hashize, hari n'icyizere cy'uko ejo hazaza hazaba haruta uyu munsi. Urakoze cyane kubw'inyunganizi ndetse n'ibitekerezo watangaga, ariko nagira ngo mbere yuko dukomeza mubanze mwongere mushyiremo ikondera, kuko abantu baba bakunze gakondo bumva ibicurangisho byayo ukuntu bimeze. Ndagira ngo mwongere mubashyirireho. Urwego rutegamirwa n'ibigori nyamuco mu gitaro cy'itora kigatangaza. Uno umurangi w'u Rwanda ari kumwe na Rugango rutagenura ubusa rwa mugabo wa cyane. Ndumva gakondo ariko ibiryoshye. Buriya nijya nibaza umuntu udakunda gakondo ikibazo aba afite, ariko hari wenda amenya abantu babigiza nkana akayansigamigani kuko gakondo iraryoha. Ese
Rugango wowe ubibona gute, ni iyihe shusho ubihereza, ese ubona koko bikwiye ko twareka umuco ugacuya kandi hari uburyo bwo kuwusigasira nk'amwe mu matorero, kandi wasanga hari urubyiruko muzi rutazi n'itorero icyo ari cyo, uba usanga nyine bari aho ngaho bajya muri za ndirimbo zigezweho iki, bajya mu bisope, ariko ugasanga nta kanunu ka gakondo, ntamenye n'indirimbo n'imwe, nibura byagera ahantu bari gutera indirimbo za gakondo ugasanga byanze, yabuze ikintu avuga. Ni iki nyine mubona kibitera cyangwa iki mwakora kugira ngo mugomeze mukurure abo bantu nabo baze muri gakondo? urakoze. Nk'uko wari ubivuze, ntabwo bikwiye ko bicika, ariko nkanjye nagize amahirwe, nkunda u Rwanda, nkunda umuco, nisanga urwo rukundo rwanyuye mu kwiga ikinyarwanda ndetse no kugisigasira, ndetse n'umuco w'ikinyarwanda n'igihugu cyanjye. Urubyiruko rw'ubu rero, icyo twakunda ni uko ibi biri kuza tutabirenze ngo tubikureho cyangwa tubibangishe, ahubwo kubibutsa, kubakundisha ndetse no kubamenyesha ko gakondo n'iryo pfundo n'iryo zingiro ry'ubuzima bwacu nk'abanyarwanda, kuko ibi byose biri kuza ni ibituruka hanze y'u Rwanda, ni imico yivanga mu muco wacu gakondo, ariko abo bose bavuze bakuruwe n'iby'iyi minsi, bakunda indirimbo z'iyi minsi, batamenya se gakondo yabo ni iyihe. Ni ukubigisha, kwigisha urubyiruko biragora, ariko birashoboka. Tuzajya tubigisha, tuzafatanya, haba mu bushobozi bwacu ndetse n'ubwo abayobozi bacu dufatanye, abakomeje gukunda umuco tuwusigasire kandi dukomereho. Murakoze cyane. Ukomoje ku kintu cy'ubushobozi, mpita ntekereza tese muri kaminuza aho muherereye magingo aya, ese mujya mubona ibyangombwa kaminuza hari icyo bafasha kugira ngo mukomeze musigasire uwo muco? Birazwi ko hari itorero, ariko se baba babaha ibikoresho bihagije ndetse babashakira n'amafaranga ku buryo nyine mukomeza gusigasira uwo muco ariko mufite n'ibibunganira? Gukora ibyiza ntabwo ari uko umuntu aba afite byinshi, na bike umuntu afite wabyubakiraho, gukora byinshi kandi byiza bikanaguha icyo wifuza. Nk'uko wari ubivuze, kaminuza yacu si na ngombwa cyane ko iduha byinshi cyangwa iduha ibikoresho byinshi kimwe n'amafaranga kugira ngo dusigasire umuco. Umuco turimo kandi ugomba kutubamo. Ikikurimo rero kugira ugitange ntabwo bigombera amafaranga menshi, nubwo nayakenerwa rimwe na rimwe, ariko mu rwego turimo aha turi ntabwo bigomba amafaranga. Kwerekana ko dukunze igihugu cyacu n'umuco wacyo birasaba ibitekerezo, kubitekerezaho no kubikunda. Ibikoresho bigaragaza umuco wacu, wenda mfatiye kuri aya makondera ndetse n'ibindi bikoresho bimwe na bimwe tuba dufite, duhamagarira n'abandi kudusanga no kutwegera kugira ngo dukomeze dusigasire umuco wacu. Ibikoresho by'ibanze byatuma twubakiraho tunakora ibindi cyangwa tubona n'ibindi birahari. Niyo mpamvu wiga muri kaminuza ndetse numva abiteganya kuza uri gukora cyane kugira azagire amahirwe yo kuhaza, dufatanye, batwegere, dufatanye, ibihari bikeya tubikoreshe, tubibyaze ibindi, ariko twubaka tunasigasira umuco wacu. Nicyo kintu cy'ibanze turi kurwana nacyo kugira ngo dukomere. Bisaba byinshi rero, ahubwo turasaba gukoresha ibihari. Murakoze. Urakoze cyane Rugango. Ese Rwego, wenda tugana ku musozo, igihe umaze mukora gakondo, wenda hari abanga kwikara bavuga ngo nta nubwo wenda yanakugaburira uretse kuba wenda ari ugukunda umuco wacu, ariko ibintu byose tubikora tunashakamo amaramuko. Ese wenda igihe mumaze mukora gakondo, ese hari ikimaze kubabyarira ku buryo wenda byanatera abandi bantu mukaba mwabatera kuraje yo kuba babikora? Murakoze. Ubuhanzi ni umurimo nk'indi mirimo iyo ari yo yose ishobora kugira uko itunga uyikora. Tuzi abantu benshi batunzwe n'ibihangano ndetse n'urubyiruko muri rusange, kandi burya kugira ngo nta muntu, Nyagasani Imana nkuru y'u Rwanda utanga rw'amaboko, ujya ukunda kuvuga ngo
nta kintu na kimwe ushobora kugeraho, ntacyo wahanga udashingiye ku muco w'iwanyu, yego nta na kimwe gishoboka. Ubuhanzi rero natwe twemera yuko bushobora kugira umuntu butunga, ushobora kumukura ahantu hamwe bukamugeza ahandi. Ingero zirahari, abatunzwe n'inanga ba Munyakazi Deo, Muzehe Mushabizi, abarahari benshi batunzwe n'inganzo bakora mu rubyiruko rwa vuba, ba Ruti Joel barahari, Mpakaniza arahari, ba Lionel Sentore barahari, ba Jules Sentore barahari. Nta inganzo rero, ibihangano biba muri gakondo byatunga umuntu nk'uko n'ibindi bindi bimutunga, kandi bikamutunga ari umwimerere we, ari umwimerere gakondo we, bigaragaza umuco we, bigaragaza igihugu cye, nawe ubwe bikanamwubahisha. Ntekereza ko nta kintu na kimwe cyatuma bitagutunga. Ubushobozi burimo ndetse n'ubuzima burimo, ahubwo ikibura no kugira ngo abantu bongere kugira uwo mutima w'i Rwanda, umutima wo gukunda ibyabo, ntibarerekere iby'ahandi. Murakoze cyane Rwego. Ndagira ngo mbashimire cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu kuri Mia Boss TV, ariko nagira ngo musezere uko mubyumva, musezere uko mubishaka rwose nka gakondo, kugira ngo twanzure ikiganiro. Cyane murakoze nanone. Urwego rutegamirwa n'ibigori nyamuca mu gitaro gitondo kitangaza noneho muco woco w'ikinyarwanda ntabwo twotoye tuzawukomeza turi mu majyombere y'umuco mwiza, igihugu cyacu cyateye imbere. Umuco ntugacike, umuco w'iwacu i Rwanda we, umuco ntugacike, tuwusigasire twese we, umuco ntugacike, none umuco wacu wa kinyarwanda ntabwo twawutaye tuzawukomeza, turi mu majyambere y'umuco mwiza, igihugu cyacu cyateye imbere. Umuco ntugacike. Oh